Nongere mbasuhuze kandi mbifurize isabato nziza. Tuje mu mwanya wo gusoza. Ndashima Imana cyane ukuntu yaturinze, ndashima Imana cyane umugisha yaduhaye muri iyi sabato, binyuze mu ijambo ryayo yatwigishije, binyuze mu byigisho twize bitandukanye. By'umwihariko n'iki tugiye gusoza muri uyu mwanya. Rero murabyibuka ko nari nabasezeranije yuko turi busangire ubuhamya bw'abantu baraba babyifuje muri uyu mwanya, ngo badusangize ahantu ubuhamya bwabo, ahantu bagiye bahura no gufatwa uko batari, cyangwa se kubeshyerwa bakagera muri iyi situwasiyo bigaragara yuko inyandiko zagize icyo ziyivugaho mu buryo bukomeye kugira ngo abantu b'Imana bahumurizwe. Unfortunately ntago nabonye umuntu upresiza ko yifuza ko muri uyu mwanya twamuha akanya, keretse abaye mu iteraniro ahari, n'ubundi ntago byarangiye yabigaragaza tukamuha akanya. Ariko nk'uko nabibabwiye, hari abantu bagiye bambwirira mu gikari bati mu by'ukuri ibi byigisho byadufashije, cyangwa se bakavuga yuko nyine nabo ibyo byababayeho, kandi nizeye ntashidikanya yuko n'ubundi harimwo hano abagiye bagwa muri iyo situwasiyo mu bihe bitandukanye, bagafatwa nabi uko batari, cyangwa se bakumvikana nabi, niba ariko navuga, mu buryo batari babyiteze. Imana yaremereje insanganyamatsiko muri njye, kuko nk'uko nabibabwiye maze iminsi nyitekerezaho, maze igihe nyitekerezaho, kandi nabonye yuko ari insanganyamatsiko ikomeye. Ubwo rero ni nayo mpamvu nari nifuje yuko twayiganiraho, kandi nkurikije nanone n'uburyo ki abantu bagiye bambwira yuko ibyo bintu byagiye bibabaho, kandi nanjye mbizi neza yuko n'abatabimbwiye bari hano nabo hari ibyo bashobora gutekereza, cyangwa se bashobora kwibuka byababayeho. Ubwo rero kubera yuko ntahise mbona umuntu wifuza kuba yabitubwira muri rusange, tugiye gukomeza. Ariko nk'uko nari ndimo mbibabwira, nakomeje kuyitekerezaho cyane kubera ibyagiye bimbaho, ibyo nagiye mbona personally. Ejo nabahaye urugero rw'akantu gatoya, ariko mu by'ukuri haba hari n'ibindi byinshi, haba harimo ibyoroheje n'ibijya gukomera, biba byarabaye ku muntu, byagiye bituma nyine atekereza aho yakura ihumure, icyatuma umuntu nyine yumva ahumurijwe mu gihe ahuye n'ikintu nk'icyo. Guhumurizwa mu gihe ufashwe uko utari. Hari isomo riboneka muri Zaburi ya 25, umunyezaburi nawe ageze muri iyo situwasiyo, kandi we yagaragaje yuko ngo abanzi be bari benshi. Hoste aze kudusharinga nanone screen nk'uko yari yabidukoreye, kandi Liyonsi urakoze kudusengera no kudutangiriza gahunda, n'abo muri kumwe isabato nziza, bifurije isabato nziza.
ubwo rero tugiye gukomeza tujye mbere. Host araza kudusharinga iyo screen. Umurongo wa 19 wa Zaburi ya 25 hari amagambo avuga ngo reba abanzi banjye ni benshi kandi banyanga urwango rw'inkazi, kandi yari yugarijwe. Mwibuke ko kare twabonye urugero kuri Yesu. Nababwiye yuko muri uyu mwanya turasangira ubuhamya bwacu, ariko kandi turaza kureba n'ibyacu muri rusange uko inyandiko zabivuze. Ibigomba kubaho muri rusange byahanuwe ko bizaba ku bantu b'Imana mu rugamba ruheruka, mu babwirizabutumwa mu gihe giheruka, uko bizaba bimeze. Imana itabasha kugira icyo ikora cyangwa se ibizabaho ihisha abantu bayo, byose yarabyandikishije. Igihe Yesu bari bamwugarije kugeza ku rwego rw'uko abantu bari bahari ari benshi, ndetse bamwe mu bantu batabashije kwinjira mu rukiko kwa Ana no kwa Kayafa ndetse no kwa Pilato, bamwe muri bo ibyanditswe bigaragaza yuko bari bari ku muryango, abantu bari buzuye ari benshi. Nubwo byari nijoro, hari harimo abantu benshi, kandi bamwe mu bari bari ku muryango hari harimo abatambyi ba buriya bwoko, ngo kuko bumvaga batagomba kwinjira mu rukiko rw'Abaroma. Niko bimeze. Kristo rero nawe yageze mu gihe abari bamukikije ari benshi bamwanze, bamufitiye urwango rw'inkazi, kugeza igihe batubwiye ngo igihe bavuga ati nimumubambe, nimumugirire nabi, ngo amajwi yabo yasohotse ngo ameze nko gutunuma kw'intare, cyangwa se ngo ameze nko kuboroga kw'inyamaswa. Bakoresheje iryo jambo ngo yari ameze nko kuboroga kw'inyamaswa, nko kugaragaza uburyo ki bari bafite ubukana, kandi koko ngo abadayimoni bari bihanze mu ishusho y'abantu bari hagati muri abo bantu, abandi Satani ari kuboshya uburyo ki bagomba gutera hejuru. Hanyuma Pilato aracanganyukirwa. Yari situwasiyo rero ikomeye cyane, kandi igihe uhuye n'abantu bakwatatse, niyo baba ari bakeya bari kugushinza ibinyoma, ntabwo uba wumva wagira ngo urugarijwe nyine muri ubwo buryo. Ariko twabonye aho guhumurizwa biva. Ndaza gutanga akanya icyigisho kigeze hagati cyangwa gishoje. Joseph Rienzo araza kumfasha. Abantu mbonye basa nk'abari kugira ibyo bandika byerekeranye n'ubuhamya, ndaza kumuha akanya adusomere. Uze kubibika kugira ngo utaza kubibura. Joseph Rienzo, uze kubibika kugira ngo utaza kubibura. Ndaza kuguha akanya ko kubinyuramo. Igihe rero yari yugarijwe gutya, aravuga ngo rinda umutima wanjye ne gukorwa n'isoni, kuko nguhungiyeho. Njyewe ndakiranuka, gukiranuka kwanjye kunkize, ko ndatunganye kuko ngutegereza. Haleluya. Yategerezaga Uwiteka. Mu cyigisho twize rero uyu munsi twasoreje ku magambo akomeye cyane, aturarika, aduha ihumure, atwereka ahantu dukwiye guhungira, aboneka mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose, avuga ngo abantu bahamagariwe kubabazwa ku bwa Kristo bakaba bagomba kwihanganira kumvwa nabi ndetse no kutizerwa n'abantu. Ntibemerwe ibyo bavuga, reka da ntibyumvwe, ahubwo bikagorekwa ku buryo agera ku rugero atabasha kubisobanura neza, ngavuge yuko babyumvise nabi cyangwa se arengana. Rimwe na rimwe bishobora no kuba yugarijwe n'amajwi amucecekesha, amubwira ati oya rwose urakabije, ntiyizerwe. Bona niyo yabikorerwa ngo nabo mu miryango yabo, babikorerwa nabo mu miryango yabo. Reka nkubwire, biranashoboka yuko nk'uko hano bigaragara mu Wifuzwa ibihe byose, abantu bo mu muryango wawe mubana
umugabo wawe cyangwa umugore wawe nawe yagira uruhare muri aba bantu bakugarije bagutoteza cyangwa se bakumva nabi ibyo uvuga batabyumva neza uwo mwashakanye. Niko hano mu wifuzwa byose banditse, ntakumve neza ibyo uvuze akabigoreka. Kugarizwa muri ubu buryo rero, uburyo kibibabaza mu mutima, niyo yaba ari umuntu umwe uba wumva wagira ngo ni abantu benshi. Kera hari ijambo twajyaga dukunda gukoresha mu buryo butandukanye, akavuga ngo mbese nguragira ngo ni benshi, ngo ndagukubita ugire ngo ni benshi, ndakubwira ugire ngo ni benshi. Ibintu nk'ibyo ngira ngo wenda hari abantu bari hano babyumva, ariko hano baravuga ngo bona niyo yaba bikorerwa n'abo baba babikorerwa n'abo mu miryango yabo. Umuntu umwe wo mu muryango nk'uwo mwashakanye ugize ibyago akaba muri urwo ruhande rwo kugukwena no kugukoba, ugira ngo ni benshi, ugira ngo ni benshi, uba wumva ari urwango rw'inkazi. Noneho biba bibi cyane iyo ari umuntu wowe ukunze, nyine ari uwo mwashakanye, uba umukunze, uba umufitiye icyizere, uba wumva ari we muntu ahubwo wakakurengeye, uba wumva ari we muntu wakakurwaniriye ishyaka niyo waba uri mubi koko, ariko noneho mu gihe uri na mwiza yarangiza akaba ari we uguhindukirana, akaba ari we ukubwira ati rwose ibyo uvuga si byo, ukumvwa nabi, ntiwizerwe n'abantu. Igihe rero ngo bimeze gutyo, aba bantu bahuye n'iyo situwasiyo bashobora guhabwa ihumure no gutekereza ko na Yesu ubwe yabyihanganiye nk'uko twabibonye, abafitiye impuhwe nyinshi. Haleluya. Kandi abasaba kumubonamo mugenzi wabo, kuko ibyo ari kunyuramo nawe yabinyuzemo ku rugero ngo rukabije. Niko twabonye kare batubwiye ngo yabyihanganiye ngo biri ku rugero rukabije, kugeza ubwo byamutsikamiye umutima, akagenda adandabirana nk'urwaye nk'uko twabisomye, agakenera kurandatwa. Abasaba kumubonamo nka mugenzi wabo no gukura ihumura aho yarikuraga, ariho gusabana na Data wa twese. Bavandimwe, hari amagambo aboneka mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 13 handitse ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere y'Imana, kuko nibasha kumenya byose niyo abandi batabimenya, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza byose. Mu rwa mbere rw'Abami igice cya 21 guhera ku murongo wa 1 kugeza wa 16 hari igitekerezo nifuza yuko nacyo dutindaho, kandi ndifuza yuko iki gitekerezo abantu bafite bazifate, kandi umuvandimwe yanadusharinze screen abandi basome, twumva igitekerezo cy'ibyabaye ahangaha aho Ahabu yanyaze Naboti uruzabibu rwe. Mwumva aya magambo: kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Iyezereli, yari afite uruzabibu Iyezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Urwo ruzabibu rwari ruturanye no kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu araza abwira Naboti ati, wampaye uruzabibu rwawe, mu ruzabibu rwawe, kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Kandi koko abantu baba bashaka isambu yegereye urugo rwe, aba yumva yabiye kugira ngo ajye ahahinga imboga nk'uko uyu mwami yabivugaga, cyangwa se agira ibikorwa hakorera kuko hamwegereye. Ariko uyu mwami we nk'uko tugiye kubibona, byari birenze uko kwinginga gusa, ahubwo yumvaga bigomba kuba ibye, kuko yumvaga afite isumbwe mu mutima, akavuga ati njyewe ubwo ndi umwami ndabimubwira bihita biba, ibintu byose ndumva nta kintu kigomba kwanga. Ariko ntago byagenze nk'uko yari abyiteze, kuko ku murongo wa 3 bavuga ngo Naboti abwira Ahabu ati, biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya ba sokuruza banjye. Kuko cyari kimeze nk'ikizira gufata gakondo ya sogokuruza cyangwa se ya sogokuru iyo wahawe, warangiza ukayitanga
wabaga usigaye umeze nk'inkehwe idafite aho yaturutse, maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari. Ariko se byari iby'iki ko n'ubundi ubwo butaka butari ubwe? Kubw'ijambo Naboti w'i Yezerēli yari yamubwiye ngo sinaguha gakondo y'abasokuruza banjye, nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure, yanga no kugira icyo afungura. Ni Satani wari urimo amwoshya mu mutima, amuteza uyu mujinya n'ubu burakari bwinshi, kugeza ku rwego rw'uko atabashije no kurya. Kandi ibi ngibi byari umujinya n'uburakari bidakwiriye, kuko umuntu w'Imana ntago akwiriye kugira uburakari nk'ubwo ngo izuba rirenge akirakaye. Niko Bibiliya ivuga, ariko n'icyateye ubwo burakari, impamvu y'icyabiteye ntago yari isobanutse, kuko yari arimo arwanira ibitari ibye. Yari yamaze kwica itegeko ngo ntukibe, yari yarangije kuryica kare. Niba hari undi muntu ufite ubuhamya butari uyu nguyu wanditse, nawe yaza kubwandika, nta kibazo, turaza kubona umwanya wabwo. Ati nanjye nafashwe uko ntari, abantu bambeshyera. Murongo wa 7, umugore we Yezebeli rero nawe nk'umuntu w'umugore abagiye muri situwasiyo, aravuga ati dorere ntutegeka ubwami bwa Isirayeli. Ubwo yari amajije kumubwira ati none wabaye iki, hanyuma niki kiguteye agahinda kutarya? Ariko Ahabu aramubwira ati wahora niki, ibintu byambayeho birambabaje cyane. Ngo umuntu atinyuka nsuzugure, we yabyise agasuzuguro. Ku murongo wa 6 niko murabibona, atinyuka nsuzugure ndi umwami, ambwira ngo nago nagura uzabibu rwanjye. Nyine se ko rwarura. Yezebeli rero kuko nawe yari incakura, ari umuntu w'umunyabukana n'umugome, aramubwira ati reka umuntu w'umutware, umuntu ukomeye utegeka ubwami bwa Isirayeli, byuko ufungure ushira agahinda, ninjye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezerēli. Uri kubyumva? Umvisha interuro ngo ninjye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti. Yamajije kumva yuko we arufite, ari kuvuga ati yewe ushatse wanarya agahinda kawe kagashira, ni nkaho narangije kuruguha. We yari afite kwizera kudashidikanya, ariko kwizera kudakiza. Kuri abakwita kwizera kudakiza, kwizera kw'abadayimoni, ariko nako ni ukwizera kutizeye Imana. Ariko kukwizera murabona ko kwari ukwizera gukomeye. Yaravuze ati shira agahinda. Ninko murabona ko kwizera Imana kubyina intsinzi, ko arangije gutsinda ikigeragezo utaranakinjiramo neza. Nawe rero yaramubwiye ati shira agahinda ufungure, ibintu byarangiye, urwo ruzabibu ni njye ubwanjye uzaruguha. Ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanyisha ikimenyetso cye, azohereza abatware n'impura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Ubwo yarwohereje mu gice Naboti yari atuyemo, yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyiriza ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo, n'imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinze bati watutse Imana n'umwami. Nuko muhere ko mumujyane, mujye kumutera amabuye mu mwica. Pega agahinda. Abagabo b'ibigoryi baveyo bavuge bati watutse Imana bamubeshye, bamushinje watutse Imana n'umwami. Kandi kubera yuko urwandiko rwari ruriho ikimenyetso cy'umwami, ubwo yari atanze itegeko, ibyo bintu byagombaga gukorwa nk'uko bigaragara ku murongo wa 11, ngo nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura b'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho, nk'uko yanditse muri izo nzandiko yaboherereje. Bategeka abantu kwiriza ubusa, bashyira Naboti imbere yabo, maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinze Naboti bari imbere y'abantu bati
Naboti yatutse Imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira. Mwabonye kuntu twasomye igihe bafashe Yesu bakamushushubikanya ijoro ryose barimo bamugirira nabi. Naboti baramusumiriye, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Bahera ko batuma kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica. Maze Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati, haguruka wende rwa ruzabibu nagusezeranije ndaruguhaye. Haguruka wende rwa ruzabibu Naboti Yezebeli yangaga ko mugura ntakiriho, yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti Yezebeli kuruzungura. Baranditse mu gitabo Abahanuzi n'Abami, baravuga ngo uyu Ahabu igihe Yezebeli yamubwiraga yuko azamuha uruzabibu rwa Naboti, ngo ntabwo yitaye kumenya uburyo ki azabikoramo. N'igihe kandi yagarukaga kumubwira yuko yarangije gupfa, ntabwo yari yitaye kuvuga ati byanyuze mu zihe nzira kandi yapfuye uruhe rupfu. Cyari kimushishikaje ni ukubona urwo ruzabibu. Matayo 5:11, namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Aya magambo agaragaza ko ibyakubaho byose bakubeshyera bakurenganya, iyo yaba wahorwaga yuko uri mwiza cyangwa se ukiranuka, wubaha Uwiteka n'ijambo rye, waba uri mu bahirwa. Haleluya. Ndakwifuriza muvandimwe kuba mu bahirwa. Namwe muzahirwa. Ibyo bibi wumva bigutsika umutima, niba bikubaho muri iyo situation ukaba ukiranuka. Urwa mbere rwa Timoteyo 3:11 haranditse ngo ikintu cyitwa kubeshyera cyangwa se no kutaryarya ngo ubeshyere mugenzi wawe umushinze ibinyoma, Bibiliya ndagira ngo mbabwire yabivuzeho ibintu byinshi tutanasoma aka kanya ngo tubirangize. Nkaha baranditse bati n'abadiyakoni nabo nuko baba bitonda, abatabeshyera abandi, abadakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Ikintu cyitwa kubeshyera abandi. Kandi no muri Tito 2:3-5 baranditse ngo n'abakecuru nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera, batabeshyera abandi, badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi, bigisha ibyiza, kugira ngo batoze abagore bakiri bato gukunda abagabo babo. Ariko se abakecuru cyangwa se abadamu bakuze babasha gutoza abagore bakiri bato gukunda abagabo babo bagifite umutima ubeshya? Ntabwo ibyo bintu byashoboka. Ahubwo hano baranditse ngo ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera. Haleluya. Bareke kubeshyera abandi, ntibatwarwe n'inzoga nyinshi, bigishe abagore babone uko bigisha abagore bakiri bato gukunda abagabo babo, no kudasayisha, no kwirinda gusambana, no kwita ku by'ingo zabo, no kugira neza, bagandukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. Muri iki gihe ijambo ry'Imana riratukwa kubera abantu bitwa ngo ni abantu b'Imana bicaye amagambo dusomye aha ngaha, kubera inama mbi z'abagore bakuze, kubera iki? Ntabwo biga kwifata nk'uko bikwiriye abera ngo bareke kubeshyera, ahubwo barabeshya, bakaryarya, bakagira ubutiriganya n'amahane. Ntibabone ibyo batoza abagore bakiri bato ngo nabo bazakure bafite imico myiza, bubaha abagabo babo. Ubwo rero niba bitagenze gutyo, hano twasomye ngo bakunda abagabo babo, ubwo birangira babanze. Bakunda n'abana babo, birangira babanze. Barasayisha, bagasambana, ntibite ku ngo zabo, ugasanga umugore ntiyita ku rugo rwe.
kugira neza bakagira nabi, batagandukira abagabo babo ahubwo babasuzugura bakabakuba na zeru kandi ari abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa, maze ugasanga ijambo ry'Imana ngo ese bariya ntago twumva ngo nibo bajya gusenga kuri buri sabatora, basenga iki ko tubona imiryango yabo ifite amakimbirane n'intonganya n'amahane n'amatiku bitajya bishira mu ngo zacu? Abavandimwe rero, abakurikira Kristo nabo bazafatwa nabi, nk'uko tugiye kubisoma mu gitabo Intambara Ikomeye. Intambara Ikomeye, paje iyi ntoya niyo nakuyemwo aya mapaje, paje y'105 hari amagambo avuga ngo kurwanywa niwo mugabane w'abantu bose Imana igenda ikoresha kugira ngo bageze ukuri kwihariye kureba abo mu bihe byabo. Ikintu bahita bakubitana nacyo, niba Imana ibatoranije ngo batware ukuri kwihariye bakugeze mu b'icyo gihe, bahita bahura no kurwanya. Mu gihe cya Luteri hari hariho ukuri kw'ingenzi kugenewe ab'icyo gihe, kandi no muri iki gihe naho hari ukuri kugenewe itorero. Nyamara muri iki gihe abantu benshi ntibakifuza ukuri kuruta uko byari biri mu bayoboke ba Papa barwanyaga Luteri. Reka mbabwire, hari igihe ushobora gusoma ibintu bya Luteri ukumva yuko ukavuga ati muri kiriya gihe byari bikomeye cyane, mbega ukuntu barenganyije Luteri. Ariko hano bavuze ikintu gikomeye, bavuga ngo muri iki gihe abantu benshi ntibakifuza ukuri, kandi uburyo ki batakwifuza biruta uko byari bimeze mu gihe barwanyaga Luteri. Ngo nyamara nk'uko byabaye mu bihe bya kera, haracyariho wa mwuka wo kwemera inyigisho n'imigenzo by'abantu mu mwanya wo kwemera ijambo ry'Imana, aho usanga umuntu ashobora kwemera inama mbi agirwa kuruta kwemera ijambo ry'Imana rimusaba kwicisha bugufi no kuganduka. Abantu bigisha ukuri gukwiriye iki gihe ntibagomba kwitega ko bazakirwa neza kuruta uko byagendekeye abagorozi bo mu bihe byashize, ahubwo nabo bazumvwa nabi. Intambara ikomeye hagati y'ukuri n'ikinyoma, hagati ya Kristo na Satani, izarushaho gukaza umurego kugeza ku iherezo ry'amateka y'isi. Ntabwo intambara izagenda icogora, ahubwo izagenda irushaho gukaza umurego. Kuri iyo paje kandi ntabwo ndi gusoma amagambo yose, ahubwo nagiye mfatamwo amagambo make make nyashira hamwe. Kuri iyo paje y'105 twari turimo dusoma mu Ntambara Ikomeye, bakomeje bavuga ngo Yesu yabwiye abigishwa bati, iyo muba ab'isi baba babakunze. Ariko urumva aya magambo, mu gihe rero uzajya ubona ntacyo abantu bapfa n'iby'isi, ntacyo abantu bapfa n'abantu b'abanyarugomo cyangwa se abantu badafite aho bahuriye n'iby'umwuka, kuko ntacyo bapfa, uzajya umenya yuko abo bantu naho n'ubundi batandukaniye nabo, kuko biranditse ahangaha muri Yohana igice cya 15 ndetse no muri igice cya 6, kuko Yesu yaravuze ngo iyo muba ab'isi baba bakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Vandimwe, niba ubona hari situwasiyo urimo cyangwa se wigeze kubamo, ukaba wibaza ngo kuki narenganyijwe kuriya, ukaba we warakiranukaga, wumva aya magambo neza rero. Mwibuke ijambo nababwiye ni umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba batitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu ntabwo bazaryitondera. Ku rundi ruhande, Yesu muri Luka igice cya 6, umwami wacu yavuze yeruye avuga ati, ahubwo ibiramambu muzabona ishyano abantu nibabavuga neza, kuko ariko basekuruza banyu bagenje abahanuzi b'ibinyoma. Noneho baranditse ngo muri iyi minsi umwuka w'ab'isi ntugihuje n'umwuka wa Kristo kuruta uko byari bimeze mu bihe bya kera, kandi ababwiriza ijambo ry'Imana
batarigoretse muri iki gihe, batarigoretse. Naho iyo urigoretse nyine uhita uhuza nabi. N'ubundi abantu bamanura ibenderaho gatoya nk'uko byanditse mu gitabo inyandiko z'ibanze, bemera kumanura ibenderaho gatoya kugira ngo bahuze n'ab'isi, kugira ngo bahuze nabo batavugaga rumwe, bamere nk'aho bakoze ikintu cyo guhuriza hamwe. Kandi ubundi niyo ntumbero cyangwa se niyo mugambi w'icyitwa impuzamadini. Aba ari ukugira ngo bamwe boroshyeho gatoya, abandi bihanganira ibi, maze bagira ibyo bahurizamo, ariko byanze bikunze abantu baba bashikamye ku mahame y'ukuri baba bagomba kumanura ibendera ryabo. Niyo mpamvu Yesu rero yavuze ngo ibiramambu abantu nibabavuga neza muzaba muri mu kaga, muzabona ishyano. Baranditse ngo uburyo bwo kurwanya ukuri bushobora guhindura isura. Ubu buryo bwo kurwanya ukuri bushobora guhindura isura. Mwumva aya magambo neza. Urwango rushobora kuba rutagaragara cyane bitewe n'uko ruhishwe cyane. Ntabwo ari uko ruba rwagabanutse, ahubwo n'uko urwo rwango ruba rwahishwe cyane. Ariko kurwanywa biracyariho, no kwangwa ukuri biracyariho, kandi ngo bizakomeza kubaho kugeza ku iherezo ry'ibihe. Igihe rero iherezo ry'ibihe ritaragera, ntimuzicare ngo muvuge ngo yewe iki gihe noneho turabona ari amahoro, abantu bakunze ukuri. Ahubwo ibiramambu hari igihe bari ukubera yuko abafite ukuri bamaje kugutezukaho, bamanuye ibendera ryabo. Muri iki gitabo ayo magambo yaboneka kuri paje y'105, ariko reka dusoma andi ari kuri paje ya 431. Baranditse ngo igihe Imana yavaga mu ishyanga ry'Abayuda, abatambyi na rubanda ntibabimenye. Ubwo tugarutseho gatoya cyane ku cyisho twize kare. Nubwo bari mu butware bwa Satani, babaswe n'ibyo bararikiye biteye ubwoba, nyamara bo bari bagikomeje kwibona nk'abatoranijwe n'Imana. Kwa kundi abantu bashobora kumanura ibendera ho gatoya kugira ngo bahuze n'abandi, maze ibyo bangaga bagasigara babikunda, ariko bakavuga ati turacyari itorero ry'Imana, cyangwa se turacyari mu murongo, turi abantu b'Imana. Aba ngaba rero ngo bakomeje kwibona nk'abatoranijwe n'Imana, bakomeje imirimo yabo yakorwaga mu buturo buziranenge, ibitambo bigatambwa ku ntambiro zihumanijwe, kandi uko bukeye n'uko bwije imigisha mvajuru igasabirwa ubwoko buriho urubanza rw'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana. Uko bari baramutoteje n'uko bari baramwishe twabibonye kare, ari nako bashakaga kwica intumwa n'abigishwa be, nabo bakibafitiye ishyari, bakibafitiye kubafata uko batari, bashaka kubatoteza no kubica, kandi koko babirayemo barabica, ariko ngo bari bagikomeje umurimo w'Imana. Kandi nubwo ubwoko bw'Imana buzafatwa nabi, bugafatwa uko butari, ntimuzagire ngo buzabikorerwa n'uko ibintu bizaba byo gusenga byarahagaze, abantu bareruye barabaye abapagani. Ahubwo ibiramambu abazaba bavuga yuko bakunze Imana cyane, nibo abantu bazaza barenganya abandi babeshyerwa, maze nabo bahinduka abagabo b'ibigoryi, baze kubashinja ibinyoma n'ibyo badahagazeho. Hepfo baranditse ngo amadini azakomeza kubabwamo n'abantu bamaze gukurwaho umwuka w'Imana, kandi umuhati wa Satani uwo umutware w'abadayimoni azabashyiramo kugira ngo basohoze imigambi ye y'ubuhendanyi, uzakomeza gukoreshwa nk'aho bakorera Imana. Abantu bakaba bari gukorera Satani, n'umuhati bari gukoresha ari Satani uri kubaha, ariko bakavuga yuko bari gukorera Imana. Ubwo isabato izaba ibaba, ni mu gihe rero cya dimani, ubwo isabato izaba ibaye intandaro idasanzwe y'urugamba rwa gikristo, none icyo gihe nikigera bizaba bimeze gute? Maze amadini
n'ubutegetsi bw'isi bikifatanyiriza hamwe guhatira abantu kuruhuka ku munsi w'icyumweru dimanche, umubare muto w'abazinangira, ntabwo azaba ari umubare munini w'abazinangira bakanga gukurikiza ibyo rubanda nyamwinshi ibategeka ngo baruhuke ku cyumweru. Uwo mubare mutoya rero bazahindurwa ibishungero mu isi. Niyo mpamvu hakeneye guhumurizwa, ni uko aba bantu bazagerwaho ishusho imeze nka cya gihe Yesu nawe bari bamwatatse ari benshi, bashaka kumusumira, bashaka kumwica, nk'ukuntu basumiriye na Naboti bakamukurura bamujyana hanze kumwica kandi arengana, bakamutera amabuye bakamwica. Aba bantu rero nabo ngo bazahindurwa ibishungero mu isi. Hazategekwa ko izo nkehwe cyangwa se abo bantu bake zihangara kurwanya itegeko ryashyizweho n'itorero ndetse na leta, itorero rikaba riryemera ndetse na leta ikaba iryemera. Izo nkehwe zibyanga zidakwiriye kwihanganirwa, ahubwo ibyarushaho kuba byiza ari uko bababazwa kuruta uko isi yose ijya mu rujijo no kudakomeza amategeko. Aba bantu ko ari bake, niko bazavuga bati abantu ni bake, bakwiriye kuba bababazwa, bakwiriye kutitabwaho ibyabageraho uko byaba bibi kose, kuruta uko isi yose yakurikira ubwo buyobe bwabo. Ibyo bazaba bita ubuyobe kandi ari ukubaha amategeko y'Imana, ahubwo bakabahatira kubaha y'abantu. Kandi ni nako byagenze kuri Yesu. Hano baranditse ngo mu myaka isaga 2000 ishize, ikirego nk'icyo cyashyizwe kuri Kristo ashinjwa n'abatware ba rubanda. Kayafa aravuga ati, mbese ntimutekereza ko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta uko ubwoko bwose bwarimbuka? Icyo kirego nanone kizaba nk'igisoza. Iteka rizacirwa abazira isabato y'itegeko rya 4, rihamya ko bakwiriye igihano kirusha ibindi kuba kibi. Bakavuga ati, aba bantu bakwiriye guhanwa igihano gikomeye cyane kuko icyaha cyabo kirakomeye cyane. Nabo bazashinjwa kuyobya rubanda, maze bavuga ati, ubwo abandi ari benshi, abo bakeya bakwiriye kwicwa urupfu, bagahanwa igihano kibi kirusha ibindi kuba kibi, maze bagaha abaturage uburenganzira ko nyuma y'igihe runaka bazabica. Uri kumva gufatwa uko utari amaherezo yabyo? Bazavuga bati, mu gihe runaka tugiye kubaha, muzabice rwose niba badashaka kureka ubwo buyobe bwabo. Ubugabuturika bwo mu gihe cyashize n'ubuprotesitanti bwahakanye muri iki gihe cya none, bizihuriza kugira ngo bigirire nabi abakurikiza amategeko y'Imana yose. Ahangaha ni igihe abantu batahuzaga bihuriza hamwe kugira ngo bakuvireho indimwe bose. Ubwo nibwo ubwoko bw'Imana buzashyirwa mu mibabaro n'impagarara byavuzwe n'umuhanuzi ko ari igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Uku niko Uwiteka avuga ati, twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba, si iry'amahoro. Amaso yose arasuherewe. Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokoka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Ese ni bande bakurikiye ngo bavuge bati amen? Kuko Yakobo azakirokoka. Tugiye gusoma amagambo ya nyuma muri iki gitabo Intambara Ikomeye, tunasatira umusozo. Noneho kuri page ya 435. Igihe cy'umubabaro n'agahinda kiruta
igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera. Mwumve aya magambo neza. Iki gihe kituri imbere cy'umubabaro ndetse n'agahinda, mwibuke ko Kristo ari we wahuye n'umubabaro ndetse n'agahinda ngo bikomeye, ngo biri ku rwego rwo hejuru nk'uko twabisomye. None rero igihe natwe ngo turi imbere kirakomeye, kandi ngo kiradusaba kwizera gushobora kwihanganira intege nke, gishobora kwihanganira kuzarira ndetse cyangwa se gutinda kw'igihe ndetse n'inzara. Kwizera kutazacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Yesu, ku kwizera tuzagukura he? Igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. Aya magambo dusomye aha ngaha arakomeye. Iki gihe turimo cy'imbabazi, iki gihe turimo cy'agahenge, iki gihe turimo aho umuntu aba afite umudendezo, ngo iki gihe twagiherewe kugira ngo twitegure igihe kiri imbere cy'akaga. Mugenzi, ntupfushe igihe ubusa, kuko igihe ari ingenzi rwose. Yakobo yatsinze kubera ko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka. Mwibuke umuntu twasomye kare, umucamanza yavuze ngo uyu muntu rwose akabije kwihangana, none reka nanjye mukemurire ikibazo. Yakobo yatsinze rero kubera ko ngo yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka. Nawe yakabije kwihangana, maze Kristo aravuga ngo ubwo umucamanza w'umugiranabi cyangwa se ukiranirwa yagenje atyo, ngo Imana yo idufitiye impuhwe izabuzwa n'iki kudutabara, ko iba yarangije kumva umuniho wacu mbere y'uko dutangira kwitakira. Ngo intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Amena. Abazashikama mu masezerano y'Imana nka Yakobo kandi bakihangana nka we, bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abadashaka rero kureka inarijye, bo bakavuga bati inarijye yanjye ngomba kuyigumana, kabone niyo bagirwa inama ingana ite, kabone nubwo bakumva ibibwirizwa bingana gute, nubwo barangirwa inzira mu buhe buryo bikozwe n'ijambo ry'Imana, bakavuga ati ngewe nshaka kugumana inarijye. Iyo narijye ntibashake kuyireka, ngo bababarire imbere y'Imana basenga ubudasiba. Bababarire imbere y'Imana basenga ubudasiba, bibabaje basenga ubudasiba, kandi basaba umugisha babikuye ku mutima. Niba bimeze gutyo bakabagundira inarijye yabo, ntabwo uwo mugisha bazawubona. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bakeya. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo bafite ibyifuzo bibatsika kugeza ubwo imbaraga zibashiramo, nk'uko byagenze kuri Yakobo. Igihe imiraba y'ubwihebe itabonerwa ururimi rwo kuyisobanura isuma yisuka ku muntu usenga Imana, mbega ukwizera kwa bake gusa ngo kuraba ariko gukomeza gushikama mu masezerano y'Imana. Mbega ngo bakeya nibo basigara mu gihe bahuye n'ibibaporovoka byinshi, mu gihe babeshyerwa kandi bakabona ko ibyo bintu barabeshyerwa. Mbega ngo gushikama mu kuri cyangwa se kutihorera no gukomeza gushikama ngo no gukomeza kwihangana ngo biragirwa na bake, ngo bakomeze bashikame mu masezerano y'Imana. Bavandimwe, baranditse ngo muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutimanama. Igihe bazaba batotezwa barimo bacecekesha umutimanama wabo, bavuga ngo ibyo ngibyo were kuvuga ngo bigendanye n'ijambo ry'Imana ngo cyangwa n'imico mbonera. Ibyo kuvuga ngo ni Imana yabivuze n'imico mbonera, igihe bizaba bitacyitaweho. Igihe uzaba uvuga ukuri ntikumvikane,
ahubwo bakagucecekesha bakubwira bati ceceka ceceka vuga uvuya. None hano baranditse ngo abafite kwizera guke mu gihe nk'icyo bari guharasingwa, mu gihe bafatwa uko batari, nta guhumurizwa bazagira, nta gushikama bazagira, nta no kwihangana bazagira, ngo ku iherezo rya byose bazaneshe nk'uko Yakobo yanesheje, nk'uko Yesu yanesheje. Ndetse n'ubwo bakwihanganira ikigeragezo, bazashengurwa n'umubabaro ukomeye n'agahinda muri icyo gihe cy'akaga, kuko batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Iki gihe turimo cy'agahenge ngo twagerewe kugira ngo twitegure igihe cy'akaga dushobora kugeramo. Igihe rero uri mu gihe cy'agahenge, igihe nta muntu uguharasinga, igihe nta muntu ugushinze ibinyoma, uba uhawe igihe cyo kwitegura, kuko icyo gihe kiba kizagera. Ariko ngo igihe uzakigeramo ufite kwizera gukeya, kwizera kwawe kuzaba kuri mu kaga, kandi ngo uzaba uri mu kaga gakomeye ko gutsindwa. Amasomo yo kwizera basuzuguye bazategekwa kuyiga mu gahe gato muri icyo gihe cy'umubabaro, batakibishoboye, kuko bazashaka kwiga kwihangana, kuko bazaba bugarijwe cyane. Nawe reba, gushaka kwiga kwihanganira harassment igukorerwa, cyangwa se gutotezwa no kumvwa nabi, ugashaka kwiga uburyo uri bubyihanganire warangije kubigeramo abantu bakwatatse. Hano baranditse ngo ibyo bintu ntibiba bishoboka, ahubwo birangira ushatse kwirwanaho, kandi n'ubundi uko kwirwanaho ntacyo biri butange. Iki ni cyo gihe dukwiriye kwimenyereza ubwacu kugenzura amasezerano y'Imana. Haleluya. Abamarayika bandika isengesho ryose risenganywe umwete kandi ritaryarya. Haleluya. Abamarayika niba usenga utaryarya, ngo iryo sengesho iryo ari ryo ryose bararyandika. Ibyaba byiza ni uko twitandukanya n'ibyo turarikira kuruta gutandukana n'Imana. Mwumve inama tugiriwe, inama nziza cyane. Haleluya. Twitandukanye n'ibintu bidukurura n'inarijye kurusha gutandukana n'Imana. None se nidutandukana n'Imana, gutabarwa kuzava he? Guhumurizwa kuzava he? Muri icyo gihe umuntu azaba yumvikana uko atashakaga ko ibintu byumvikana. Ibyaba byiza rero ni ukwitandukanya n'inarijye, ni ukwitandukanya n'ibyo turarikira ubwabyo nyine bitewe n'iyo narijye, kuruta gutandukana n'Imana. Bavandimwe, baranditse ngo igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye. Niyo mpamvu rero dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Bibaho kenshi ko amakuba akomeye yisuka kuruta uko byatekerezwaga, nyamara ibyago bitwugarije siko biri, ahubwo byo birakomeye. Ibyo tubona n'ibyo tubwirwa muri iki gihe biri munsi cyane y'ukuri. Muri icyo gihe cy'ibigeragezo umuntu wese azaba yihagarariye imbere y'Imana ubwe. Naho Nowa, Daniyeli na Yobu baba bakiriho, ndirahiye ko batagira icyo bakora ari umuhungu cyangwa umukobwa, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa. Ari umuhungu cyangwa umukobwa, nta kintu aba bantu bajya kumukorera. Muri makeya ikintu bavuze aha ngaha, impamvu batanze urugero rwa Nowa ndetse Daniyeli na Yobu, bashatse kuvuga yuko iki gihe kituri imbere ni igihe udashobora gutekereza ngo uvuge ati hari umubwiriza runaka nzi, reka ngende mushakireho ihumure. Ngo uwo mubwiriza nta kintu abasha gukora kuri icyo gihe cy'umubabaro, keretse gukiza ubugingo bwe. Nawe aba afite urugamba ahanganye narwo, nawe rutamworoheye.
nawe azaba ari mu gihe cy'akaga nk'uko nawe bizaba bimeze. Muri iki gihe rero ubwo umutambyi wacu mukuru akiduhongerera, dukwiriye kwiboneza muri Kristo. Kristo yarivugiye ati umutware w'isi araje ariko nta bushobozi amfiteho. Satani rero nk'uko Kristo yabivuze nta bushobozi afite ku mwana w'Imana bwamubashisha gutsinda. Haleluya. Satani ntago adufiteho ububasha. Kristo niwe wavuze ngo nta ruhara mfiteho, nta bushobozi amfiteho. Ariko umuntu ubana n'Imana, umuntu wijugunya mu biganza by'Imana akavuga ati byose buko Imana ishaka, Satani nta ruhara amufiteho. Niyo yatotezwa, niyo yaharasingwa bingana gute, ntabwo Satani amufiteho ububasha. Haleluya. Ubu dukwiye kuvuga ngo haleluya, amina. Satani nta bushobozi afite bwo kudufata ku ngufu ngafata umutima. Niyo mpamvu umunyezaburi yanditse ngo Mana nkuragije umutima wanjye uwurinde, nta ruhare Satani amfiteho, dore ari kubabaza umubiri. Abanzi banjye dore ni benshi kandi bamfitiye urwango rw'inkazi, ariko nta ruhare bafite rwo kugera ku mutima wanjye, niwo nguhaye wurinde. Ni nako byagenze kuri Yesu. Yesu aravuga ati umubiri wanjye dore umutima wanjye ufite ubwoba, ndumva ibi bintu nabivamo, ariko umutima ndumva ushaka gucungura umuntu. None bigenda uko ubishaka. Maze ngo kubera ukuntu yari afite agahinda kenshi, yikubita hasi abura umuntu wo kuza kumuramira. Ariko byashoje urugamba rutsinze kuko yeguriye umutima we Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yanze guha umutima we Satani, yanze guha karibu Satani, kuko Satani yarakomangaga akavuga ati reba ibintu bikuru ukuntu bibabaje, reba ukuntu abantu bagushinja, reba ukuntu bagusumiye, bagushushubikanya ijoro ryose. Ariko ntabwo ibyo bintu byagombaga kumwemerera kwinjiramo imbere, keretse iyo Yesu avuga ati oya rwose ndumva ncitse intege, ibi bintu mbivuyemo. Ariko aravuze ngo data bibe uko ushaka. None duhawe ihumure hano, baratubwiye ngo dukwiye kwiboneza muri Kristo. Nitwiboneza muri we, ijambo yavuze ati umutware w'ab'isi dore araje ariko nta bushobozi amfiteho, natwe rizahinduka iryacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri ubu bugingo ubu iki gihe turiho aka kanya, nibwo dukwiriye kwitandukanya n'icyaha binyuze mu kwizera amaraso ya Yesu Kristo ahongerera ibyaha. Ubu ngubu aka gahe k'agahenge twahawe ni igihe cyo kwiboneza, ni igihe cyo kwiboneza muri Kristo, ni igihe dukwiriye kwitandukanya n'icyaha cyose bavandimwe. Uwiteka adushoboze kwihana by'ukuri no gutandukana n'icyaha cyose. Umukiza wacu ukomeye araturarikira kwifatanya nawe. Amena. Nitutifatanya nawe se tuzifatanya nande? Kari we rutare kandi dukwiriye kwikomezaho, kahandi hose ari umusenyi. Ahantu hose n'umusenyi bavandimwe, nikomeze ku rutare, ahandi hose n'umusenyi. Umukiza araguhamagara ngo twifatanye nawe, tugahuriza intege nke zacu mu mbaraga ze, ubuswa bwacu tukabuhuriza mu bwenge bwe, ubuhanya bwacu, gucika intege kwacu, kumva ntacyo turi cyo byose tukabihuriza mu mibereho ye izira inenge. Amafuti yacu tukayahuza no gukiranuka kwa Kristo. Imbabazi z'Imana ni ishuri dukwiriye kwigiramo ubugwaneza ndetse no kwicisha bugufi bya Kristo, kuko iyo twakiriye izi mbabazi z'Imana, nibwo amafuti yose yacu n'ibyaha byacu n'intege nke zacu n'ubuhanya bwacu byose bimirwa n'izi mbabazi, maze tugasigara turi abagwaneza nk'uko Kristo ari, kandi tugasigara twicisha bugufi nkawe, kandi aho nibwo tubasha kunesha. Haleluya. Dusoreze ku magambo y'ihumure kandi aturarika yo muri Zaburi ya 91 guhera ku murongo wa mbere. Baranditse ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, igihome kinkingira,
Imana yanjye niringira, kuko ari wowe kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Nta handi hantu ukwiriye guhungira, ahubwo ni kuri Kristo. Niwe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi, cyangwa se umutego Satani azaba yaguteze igihe azoshya abantu ngo baze bagushushubikanye bamere nk'abakugose, maze wisange waguye muri iki kigoyi cyangwa se muri uyu mutego. Uwiteka ngo wenyine niwe uzagukiza, kandi niwe uzagukiza mugiga irimbura, azakubundikiza amoya ye. Haleluya! kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo, ukaba n'icyuma kigukingira. Kristo adufitiye umurava, Imana idufitiye umurava, ishishikajwe, muri make ishishikajwe no kudukiza. Haleluya! nta handi hanze amaso. Nahoze niga amagambo avuga ngo Kristo abaduhengekeye umusaya. Numva ni amagambo akomeye cyane, aho Kristo ngo ahenge ku musaya kugira ngo akumve. Iyo umuntu ahengetse umusaya kugira ngo akumve, ibindi byose aba yabitesheje agaciro, biba bimeze nk'aho nta kindi kintu yitayeho, ahubwo ari wowe ateze amatwi wenyine. Ni nk'aho aba ameze gutya avuga ati, vuga mwana wanjye ndakumva. Haleluya! igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbuka gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, nubwo ababisha bawe baba ari benshi, nubwo abakugose baba ari benshi, nubwo abagushinja inyuma baba bagufitiye umujinya w'inkazi, kandi nubwo amajwi yabo yaba ameze nka yandi yavuze mu gihe cya Yesu avuga ngo ni mu mubambe, ngo yari ameze nko gutontoma kw'inyamaswa kubera abadayimoni bari bahari. Ngo rero nubwo byaba bimeze gute, ngo ntacyo bizagutwara. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka. Wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakugeraho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kubw'amasezerano yayo meza. Mbese muri aka kanya haba harimo abantu muri iri teraniro bashobora kuvuga ati, nanjye ubugingo bwanjye ndifuza kubuha Imana, kuko ariho hantu mbona hazankiza, kuko ariho hantu mbona hari guhumurizwa, niho hantu honyine mbona nakwikomeza, naho ahandi hose ni umusenyi. Niba harimo abantu bahamya bavuga batyo, mureke twese twiyegurira Imana, kandi buri wese afata umwanya asengere mu mutima, avuga ati, Imana nkweguriye ubugingo bwanjye, kuko ndabona mu gihe abantu bose banyumva nabi, mu gihe niyo ikintu cyose navuga kitakumvikana, ni wewe wenyine undarika. Yesu Kristo arandarika ngo mufate nka mugenzi wanjye. Nibuka ibyo yahuye nabyo, menye yuko ampengekeye umusaya, yiteguye kumfata ukuboko. Niba harimo abantu bavuga batyo, mureke dufatanye mu isengesho. Mana yacu, Muremyi wacu, turagushimye nanone kubw'iki cyigisho cyiza nanone utwigishije. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uduhe umwuka wawe wera, kugira ngo aya magambo yose twize tutaba aba kuyumva gusa maze agasigara aho ngaho, ahubwo tube n'abumvira, kugira ngo inama zose watugiriye muri ibi byigisho dushobozwe nawe kuzishyira mu bikorwa. Uhe ihumure abantu bose bafashwe nabi cyangwa se bagifashwe nabi no muri iki gihe, ibyabo bitumvikana. Urakoze ko watweretse amasezerano yose wadusezeraniye aduhereza ihumure mu gihe nk'icyo, kandi watubwiye yuko nta handi dukwiye kureba, ahubwo dukwiriye ngo kwibuka ibyo Yesu nawe yahuye nabyo, maze tugahumurizwa nabyo. Warakoze kubw'ibi byigisho rero byatwibukije ayo masezerano. Udukomeze kandi uturinde kwibagirwa vuba, ahubwo ibi ngibi byandikwe ku nkingi z'imitima yacu, kuko ari ku isezerano ryawe riri, mu izina rya Yesu, amen. Reka duhereze akanya Joseph Liyonso kugira ngo
niba hari umuntu yabonye wagize icyo avuga cyangwa se ushaka kuvuga akoresha aka kanya. Turashimwe bavandimwe. Ah, Reka dushime Imana kubw'icyigisho mwene data amaze gutambutsa, kandi akatwibutsa amasezerano y'uburyo butandukanye Imana yaduhaye kugira ngo atubere umurinzi, tuzabasha gutsinda muri uru rugendo tugenda. Ah, Nk'uko umwigisha yari yabisabye yuko abantu bafite ubuhamya bwo gutanga baza kubutambutsa, nagerageje kureba keretse umuntu umwe wabashije kwandika, afite device yitwa iPhone, ntabwo yashyizeho izina rye, yanditse ati isabato nziza kuri mwese. Iki kibazo nanjye ndi nacyo, ni ukuvuga ngo ibyo umwigisha yigishijeho guhera ku wa nyuma w'isabato kugeza uyu munsi, nawe yahuye n'abantu bamufata uko atari. Ati ndi nacyo, umuntu yarampemukiye, nari nzi ko nzamuregera abandi, ariko mbonye ko Imana ariyo mucamanza utabera. Nari maze iminsi mfite intimba ku mutima. Nari maze iminsi mfite intimba ku mutima, ariko ibyigisho byansubijemo imbaraga, umutima wanjye waruhutse. Murakoze. Imana imuhe umugisha. Andi magambo y'inyunganizi dushaka kumuha aboneka mu gitabo cya 3 cy'ubutumwa bwatoranijwe. Ndareba ni igice cya 37, kiravuga ngo abadivantisi umunsi wa karindwi no kuburana mu nkiko. Kuko yatekereza kumuregera abandi, wenda ntabwo yatekerezaga kumuregera abantu mu nkiko, ariko ibyo byose yagomba kumuregera abandi. Ku ipaji ya 250 hari amagambo nasomye, numva arankanguye cyane, kandi bituma numva nayamufashisha, kuko icyo ibyanditswe byera bitubwira ni uko tudakwiye kwihorera. Hano hepfo haranditswe ngo ndasoma amagambo nubwo wenda hari umugabane runaka utavuga ku byo yateganyaga gukora, ariko mu wundi mugabane nanone ubivuga. Haranditswe ngo ibibazo ni ku gasubi ka 3, ibibazo bijyanye n'itorero ntibigomba gusohoka mu mbibi zaryo. Niba umukristo ahohotewe akwiriye kubyihanganira. Niba ariganyijwe, ntabwo agomba kwitabaza inkiko, ahubwo mureke yemere guhomba no kurenganywa. Imana izakurikirana umwe mu bagize itorero udakwiriye uriganya mugenzi we cyangwa akariganya umurimo w'Imana. Umukristo ntakeneye kurwanira uburenganzira bwe. Umukristo hano baratubwiye ntabwo ukwiye kurwanira uburenganzira bwe nubwo yaba ari kurenganywa. Bihwanye na bimwe Yesu yavuze ati umuntu nagukubita urushyi kire umwanya wa kabiri. Bigaragara ko hano tutakwiye kwirwanira cyangwa gushaka kwirenganura. Imana izakurikirana umuntu uvogera ubwo burenganzira. Mu Baroma haranditswe ngo guhorana ukwanjye ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Baroma 12:19. Ibyo bibazo byose birandikwa, kandi Uwiteka abwira abantu bose ko azitura, azazana umurimo wose mu rubanza. Yego, ni iki ngiki uyu muntu yavuze. Reka duhe umwigisha umwanya niba hari andi magambo abasha gutangaho inyunganizi. Murakoze. Kandi niba hari undi ufite ubuhamya abasha gutanga cyangwa se icyo ashaka gutangaho inyunganizi, twamuha umwanya.
kuri YouTube nta muntu wigeze yandika. Ubwo inyunganizi twe dufite, igitabo nari ndi gusoma ni ubutumwa bwatoranije umuzingo wa gatatu ku cyigisho cya 37 ni ku ipaji ya 254. ntabwo nzi niba version zihura, ariko umuntu ugishaka yareba kuri icyo gice. umuzingo wa gatatu. Yego, umwanya twawusubiza umwigisha niba hari ikindi yakongeraho, hanyuma noneho host araza gushyiramo indirimbo, ndagaruka ntanga amatangazo dusoza ensenga, hanyuma tange n'amatangazo. nari nifuje yuko uyu mwanya nkuharira abantu, kuko nkurikije ibyo bamwe bagiye banyandikira cyangwa se bagaragaza n'ibyo nanjye ubwanjye nzi ko abantu duhura nabyo bihuye n'iyi situation. nari nifuje ko uyu mwanya nkuharira abantu bakagira icyo bavuga. ubwo niyo mpamvu ninanditse ni niba hari umuntu ufite ikintu yavuga yabigaragaza. njyewe nta byinshi nakongeraho, gusa ndashima Imana nyine nk'uko nayo byanditse ku bw'umumaro w'ijambo ryayo. nk'uwo muntu uba utanze ubuhamya ati aya magambo aramfashije, ibi byigisho biramfashije, binatumye hari umwanzuro mfata, ubwo aba ari ikintu cyo gushima Imana. kandi wenda nuko ari we wabivuze, hari n'abandi nk'uko mbibabwira, hari abanyandikiye nabo bashobora kuvuga bati, bavugaga bati biramfashije kandi hari imyanzuro runaka bitumye mfata. ubwo rero umuvandimwe, Imana iba yakoresheje ijambo ryayo kugira ngo imufashe, kandi buriya hari amagambo aba yahereyeho tuba twize. niyo mpamvu ntari bugire ikintu kinini mbivugaho, gusa kimwe gitoya gitandukanye n'ibyo nshobora gukomozaho gatoya, nubwo kitajyanye cyane n'ibyo twigaga. ntabwo umugambi ari uko umuntu w'Imana agomba kubaho ameze nk'umuntu uri mu bwigunge, aho agomba kugirirwa nabi ameze nk'utabyumva cyangwa se utabibona. ahubwo mu gihe byaba bishoboka, ushobora kwaka ubufasha cyangwa se gusaba kurenganurwa niba bifite aho bihuriye wenda n'amategeko rusange. tuvuge wenda ntabwo waba ufite urugo ngo abantu baze baruvogere, bashake kukugirira nabi ngo ubure gutabaza abantu. ntabwo waba ufite isambu ngo umuntu aze ayihingemo yitwaje ngo ni umuntu w'Imana, ngo ubure kumurega cyangwa se kubwira abantu ati dore uyu muntu arandengeye, cyangwa se ngo umuntu aza kwambura ibyawe nurangiza uhite, nk'uko bamwe babyitiranya kuri ririya jambo, ngo nagukuramo ikote uhita uvuga uti n'ishati yifate. ntabwo ari uko nguko bimeze. ahubwo umuntu w'Imana ashobora gusaba kurenganurwa mu gihe abona bihuje n'amategeko wenda y'igihugu, mu gihe abona ahohotewe mu buzima rusange tubamo. biba bishoboka yuko rero ushobora kurega cyangwa se gusaba kurenganurwa. ntabwo ari ukuvuga ngo muri buri situation yose ngo ugomba guceceka ngo ukihangana. ntabwo ari byo twashatse kuvuga, ahubwo ngira ngo icyo twashatse kuvuga nacyo cyumvikanye. nako ngako nari ndagira ngo nongereho, niba nta wundi. twari tugifite iminota igera kuri 11 yose, ariko niba nta wundi nta kibazo, turaza gusoza. murakoze. Umwigisha arakoze.
reka tugere ku musozo. Munyemerere ntanga amatangazo, hanyuma y'amatangazo Host araza gushyiramo indirimbo, hanyuma umwigisha adusoreze n'isengesho. Ah, itangazo rya mbere ni ukubibutsa gahunda y'amasengesho ya mu gitondo kuri WhatsApp guhera saa 11:30 kugeza saa 12:00, ndetse na gahunda y'iriba ry'agakiza itambuka ku cyumweru ndetse no ku wa kane, ubwo ni mercredi, cyangwa se ku wa gatatu wa leta nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Gahunda itangira saa 1:30 ikarangira saa 2:30, n'isaha imwe. Ikindi kandi ku cyumweru gitaha, ubwo ni kuri 29, yego merci, tuzaba dufite umwiherero w'abahoste n'abantu bigisha kuri The Last Call Message ndetse n'abamodereta n'ababwiriza bakora kuri The Last Call Message. Nk'uko mwabibonye kuri groupe hatanzwe link yo kwiyandikishaho. Reka dushishikarize buri muntu wese ugira uruhare muri uyu murimo aziyandikishe, kugira ngo abakurikirana ibijyanye na logistique ntabwo nzi ni gute mu Kinyarwanda, bazamenye uko bazamenye umubare w'abantu bazakirwa. Ni amahugurwa azaba ajyanye n'uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga ndetse n'uburyo bwo gukora gahunda mu buryo bunyuze mu mucyo. Murakoze. Irindi tangazo ni uko guhera kuri 29 kugeza tariki 4 z'ukwa kane hazaba hari icyumweru cyo gusenga. Reka dusabe buri muntu wese azakitegure kandi asengere iyi gahunda kugira ngo izabashe kugenda neza. Murakoze. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi ubuntu bwayo aba ari bwo buzagenera namwe muri iki cyumweru. Uzahahe murongo ku Mana.
reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimye cyane muri uyu mwanya, tugushimiye ijambo ryawe watwigishije muri ibi byigisho, izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi tugushimiye umumaro byagize mu bantu, muri twe, n'uwo bizakomeza kugira. Dore tugiye gutangira ikindi cyumweru, kandi ni umugisha uduhaye. Uzabane natwe, utwungure ubwenge, uduhe umugisha mu byo dukora byose, kandi uduhe Mwami Imana kuba imbere yawe ubudasiba. Dufate igihe gihagije nk'uko twabigiriwemo inama, dusenga kandi dusabana nawe, kuko nibyo byashoboje Yesu gukomeza kwihangana kugeza anesheje. Natwe rero nibyo twifuza, kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose. Ubidushoboze none n'iteka ryose, kuko tubisabye Imana Data tubyingingiye mu izina rya Yesu, amen.